Ai rutare rw'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umushinya w'Imana. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyiro, mutabazi ne gupfa. Nuko nkiri muzima, mwami nguhungireho, no ku munsi w'imanza ningeri imbere yawe. Ai rutare rw'Imana, uzandeke nkwisunge.